Mwese abadukurikiye muri uyu mwanya tubaramukije mu izina rya Yesu, tubasuhuza ngo Uwiteka abahire. Nje tugiye gufatanya muri iki cyigisho nitwa Byiza Uwimana. Rero mwicishe bugufi dusenge maze tuganire ijambo ry'Imana. Dusenge. Data wa twese ukiranuka uri mu ijuru, turagushimye cyane, tugushimiye ukuntu waturinze ukatugeza muri uyu mwanya tukiriho, izina ryawe ryera rihimbazwe. Tugiye kwiga ijambo ryawe twigana nawe waremye, udufashe turyumve kandi riduhindure imibereho yacu, riduhe imbaraga z'iby'umwuka, ridukomeze mu kwizera, tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuganira ijambo ritubwira ngo kwihanganira ibigeragezo. Kwihanganira ibigeragezo. Ibigeragezo mu buzima busanzwe, ibigeragezo ntabwo biryohera umubiri, birawubabaza. Bishobora kuza ari uburwayi, bishobora kuza ari ubukene, bishobora kuza ari ibihombo, bishobora kuza ari ibibazo bitandukanye ariko bitari byiza mu bigaragara. Ariko kuko turi ku isi, Imana ije kurema umuntu ntabwo yari yaramuremye ngo azahure n'imibabaro ari ku isi. Ariko icyaha kimaze kuza, ubuzima bw'abantu bwarahindutse. Ibigeragezo bibaho, ariko rimwe na rimwe bikaba bifite n'umumaro, bikagira n'umugambi mwiza ku muntu. Rero niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe icyo Bibiliya yavuze ku bigeragezo n'uburyo bwo kubyihanganira. Ndasoma amasomo atandukanye avuga ku bigeragezo. Ahambere ni muri Yakobo igice cya mbere, ndahera ku murongo wa 3. Ku bafite Bibiliya tujyanirane. Yakobo umugaragu w'Imana yabyanditseho muri ubu buryo, aravuga ngo igice cya mbere umurongo wa 2: Bene data, mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Mumenye ko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushitse mutabuzeho na gato. Bene data, mwemere ko ari iby'ibyishimo. Buriya imvugo ya Bibiliya ni imvugo koko y'umwuka. Mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugurwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Ibigeragezo kubona bikugwiririye bitari bimwe, bikakugwa gitumo bigutunguye, ariko ngo wemere ko ari iby'ibyishimo. Kubera iki? Mumenye ko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Kandi ngo mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushitse mutabuzeho na gato. Burya umuntu w'Imana asabwa kwihangana, yamara kwihangana uko kwihangana akazatungana, akava mu bigeragezo ashitse atabuzeho na gato. Naho umurongo wa 12 w'ico gice cya mbere ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeraniye abayikunda. Umuntu wihanganira ibimugerageza namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Burya ibigeragezo iyo wihanganye ukabinyuramo, amaherezo uvamo ubonyemo ikamba. Mu gitabo cy'Abaroma igice ni icya 5, reka dusome naho andi magambo. Abaroma igice cya 5 umurongo wa 3 harimo aya magambo avuga ngo: ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka wera twahawe. Baravuze ngo amakuba, twishimira no mu makuba. Twishimira no mu makuba, kuko tuzi ko amakuba atera kwihangana. Uko kwihangana kukadutera kunesha ibitugerageza. Kwihangana udutera kunesha ibitugerageza. Mu gitabo cy'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 13: nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari urusange mu bantu. Kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu, kugira ngo mubone uko mubasha kucyihanganira. Nta kigeragezo ngo gishobora kutugeraho kitari rusange mu bantu.
uvuga ngo nta kigeragezo umuntu yanyuramo kitarageze no ku bandi. Ibigeragezo ngo ni rusange, kuko Imana niyo kwizerwa kandi kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora kwihanganira. Iri jambo rirakomeye kandi ku bantu batwumva bafite ibigeragezo bitandukanye ryakagombye kutubera inkomezi ngo Imana ntabwo izakunda ko umuntu anyura mu kigeragezo kimurenze ubushobozi. Ahubwo mu gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu bavuzemo ijambo rikomeye ku rupapuro rwa 488, naho turahasoma mu andi magambo ngo imbaraga zikwiranye na buri kigeragezo. Data wa twese wo mu ijuru abanza gupima buri kigeragezo mbere y'uko kigera ku mwizera. Data wa twese abanza gupima buri kigeragezo mbere y'uko kigera ku mwizera. Yita ku miterere n'imbaraga by'uhamagariwe gucishwa mu kigeragezo, kandi ntabwo ajya yemera na rimwe yuko ikigeragezo cyarenga ubushobozi bw'uhanganye nacyo. Iri jambo muryumve neza, yita ku miterere n'imbaraga by'uhamagariwe gucishwa mu kigeragezo. Bivuga ngo Imana ije ireba ikigeragezo ikabanza yagipima, ikareba ibiro gifite, ikareba na wa wundi ugiye kukigeragezwa, maze ikareba imiterere ye, ngo ntiyemere ko ikigeragezo cyarenga ubushobozi bw'uhanganye nacyo. Niba umuntu atsinzwe, niba adandabiranye, ntugomba kurega Imana witwaje ko itatanze imbaraga z'iby'umwuka zikenewe, ahubwo bizabazwa uwageragejwe ariko akaba atabaye maso asenga, kandi akaba atayititirije binyuze mu kwizera ubutunzi bwinshi Imana yamuzigamiye. Yesu ntiyigeze aterana na rimwe umwizera mu isaha y'urugamba. Umwizera agomba kwishyuza amasezerano y'Imana kandi agahangana n'umwanzi mu izina rya Yesu, kandi ntabwo azigera atsindwa. Ni ukuvuga ngo amagambo ari hano akomeye, ngo ni uko Imana ije ipima ikigeragezo, igapima na wa wundi ugiye guhangana nacyo, ikareba ngo kitamusumbya ubushobozi. Noneho ngo niba wa wundi atsinzwe, niba umuntu ageragejwe agatsindwa, ngo ntukavebe Imana, ntukagaye Imana ngo ntiyatanze imbaraga, ngo ahubwo wa wundi wageragejwe niwe ugomba kubiryozwa kuko atabaye maso kandi ntiyasenze, ngo maze abone za mbaraga zo kumushoboza guhangana n'icyo kigeragezo. Kuko Imana yo yasezeranye imbaraga, ariko nanone ije itegereza ko umuntu azisaba, igategereza kwizera kwacu, kuko kwizera k'umuntu ngo niko kuboko kwakira imbaraga Imana iba yahaye umuntu. Iyo rero ishatse kuguha ikabura aho inyuza bitewe n'uko nta makene, nta kubisengera, ntiwasenze, ikigeragezo kiraza kigasanga ukibwira ngo cyakurushije imbaraga, ngo cyaje kikurusha ubushobozi, ahubwo ari uko imbaraga zawe wari wabikiwe ngo zigutabare utazisabye ngo uhangane nacyo, witabaje imbaraga z'Imana yasezeranye. Ngo rero nk'umuntu najya atsindwa, ngo ajye amenya ko atari Imana yarangaye, si Imana yamuhaye ikigaragazo kimurusha ubushobozi, si Imana yamuhaye ikimurenze, ngo ahubwo ni uko nyiri kugeragezwa atabaye maso, atasenze, atatabaje imbaraga za zindi z'Imana zo kumufasha ngo zimube hafi nimara zimurwanirire. Uko nuko bigenda. Noneho reka turebe kubera iki ubundi mu buzima, kubera iki Imana yemera ko ibigeragezo bibaho. Imana siyo nyirabayazana w'ibibazo, ariko ije ibyemera, ntabwo byaza biyitunguye. Kubera iki ibishaka iki? Mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wa 4 ku rupapuro rw'157 harimo ijambo nshaka kuhasoma naho muryumve neza. 137 haranditse ngo mu bwenge bw'Imana imyinshi mu mibabaro mufite mwayizaniwe kugira ngo ibegereze intebe y'ubuntu bw'Imana. Mu bwenge bw'Imana imyinshi mu mibabaro mufite mwayizaniwe kugira ngo ibegereze intebe y'ubuntu bw'Imana. Imana ikuruza abana bayo ibigeragezo n'imibabaro. Burya ngo hari igihe Imana ibona abantu ikababona nibaguma mu buzima buryoshye gusa butarimo n'imibabaro bazaja kure y'Imana. Imana ikuruza abana bayo, Imana ikuruza abana bayo ibigeragezo n'imibabaro. Iyi si n'urugamba, n'uruganda rw'Imana dutunganirizwamo kugira ngo tuzature mu bikari byo mu ijuru. Burya tuzaja mu ijuru twaratunganye,
ariko aho dutunganirizwa ni kuri iyi si. Iyi si rero ngo ni mu ruganda, niho badutunganyiriza. Imana ikoresha icyuma gisena, ikura idatuza ibiharabuge n'ibidatunganye mu mitima yacu, kugeza ubwo tuba abakwiriye kuba mu bwami bwayo. Mu makuba n'ibigeragezo niho abakristo berezwa bagahabwa imbaraga, maze bakagira imico nk'iya Kristo. Ntabwo imibereho y'umukristo nyakuri yavuguruzwa. Birenga umuryango, bikarenga inshuti zacu, maze ubugingo bw'abantu benshi bukamurikirwa n'umucyo, bukagarukira Kristo. Ariko aya magambo icyo avuze ni uko ibigeragezo n'imibabaro ngo ni iby'Imana yifashisha idukurura ngo tuyegere, ngo tubone uko tutayijya kure. Kuko hari igihe mu buzima ngo abantu iyo baguwe neza, iyo abantu bari mu bihe byiza gusa, bajya kure y'Imana. Ndabisoma muri iki gitabo cyitwa Guhamagarwa kwacu gukomeye 315. Baravuze ngo umukozi w'Imana akenshi afata imirimo yo mu buzima busanzwe nk'iy'ingenzi mu guteza umurimo w'Imana imbere. Ngo hari igihe umuntu ajya avuga ngo imirimo yo mu buzima busanzwe iramfasha, noneho nteza umurimo w'Imana imbere. Nyuma ngo inarije ivangwa n'ibyo avuga ndetse n'ibikorwa byose. Umukozi akifata nk'uw'ingirakamaro cyane. Imana ikavuga iti, uyu mutindi w'umutima yamaze kunyibagirwa, kandi yaretse kwishingikiriza ku mbaraga zanje. Ngomba kumurika umucyo wanje n'imbaraga zanje zihembura mu mutima we. Ngomba kumurika umucyo wanje n'imbaraga zihembura mu mutima we. Ngomba kumutegurira kwakira ukuri binyuze mu kumusiga umuti w'amaso uva mu ijuru. Yatwawe n'ibintu byinshi ntakimpanze ijisho. Ngo hari igihe Imana ibona umuntu ubwenge bwe bwaragiye mu bindi, ibyo mu isi byaramutwaye, nuko ikavuga ngo yamvanyeho umutima, yamvanyeho amaso. Ngomba kumurikira guca inzira mu mutima we, maze nkamugarura akamenya. Rimwe na rimwe Imana yicira inzira mu mutima ikoresheje uburyo bubabaza umuntu. Itegura uko yakomeza umutima ikoresheje kuwukuramo kwiyemera no kwiyiringira, kugira ngo umukozi wayo adafata amafuti n'inenge zo muri kamere ye itejejwe nk'ingeso nziza, bityo akazarimbuzwa no kwishyira hejuru. Iyo ni impamvu imwe ituma Imana itunyuza mu bigeragezo, ni ukugira ngo umuntu atungane, ibidatunganye bimurimo, ibyaha bimurimo, inenge zimurimo, Imana izitunganye. Kuko bavuze ngo kuri iyi si turi mu ruganda, ngo ni mu ruganda rw'Imana, ngo niho dutunganyirizwa, ngo tuzagera mu ijuru dutunganye. Ntawe uzagera mu ijuru hari akanenge na katoya n'akadomo kazaba kakiri mu mutima. Rero rimwe na rimwe ngo ibigeragezo ngo aba ari uruganda rwo kudutunganya. Reka mbisome na hano. Uwo ni umugambi umwe 312. Baranditse ngo paji 312, kubana n'Imana buri guhamagarwa kwacu gukomeye. Izahabu igeragereshwa umuriro kugira ngo ikurweho inkamba, ariko kwizera kwejejwe n'ikigeragezo kuba ari kw'agaciro kurusha izahabu itunganijwe. Kwizera kwejejwe n'ikigeragezo kuba ari ukw'agaciro kurusha izahabu. Noneho reka turebere ibigeragezo mu ishusho nziza. Muvandimwe unyumva, ibigeragezo ufite uko byaba bimeze kose, baravuze ngo birebere mu ishusho nziza. Ntitugahangane nabyo twivovota kandi turakaye. Ntitukishuke dushaka uko twabyikuramo. Mu bihe byo kugeragezwa tugomba kwizirika ku Mana no ku masezerano yayo. Bamwe barambajije bati, mbese ntabwo ujya wumva ucitse intege igihe uri mu kigeragezo? Kandi narashubije nti, yego. Niba gucika intege uvuga bishatse gusobanura kubabara cyangwa se gucogora. Mbese ntabwo, ikindi kibazo, mbese ntabwo wigeze uganirira abandi ibyiyumviro byawe? Oya, hari igihe cyo guceceka, igihe ugomba kubuza ururimi kuvuga. Kandi nirindaga kuvuga ijambo ryo gushidikanya cyangwa ry'umwijima, ndetse no gutera igicucu cy'umubabaro mubona abanaga nabo bose. Naribwiraga muri nje nti, ndihanganira umuriro w'umucuzi wo kunyaza, ntabwo ndakongoka. Iyo nabaga mvuze natangaga umucyo, kavuga amagambo yo kwizera no kwiringira Imana, yo gukiranuka, ubwira neza n'urukundo rwa Kristo umukiza wanjye.
navugaga amagambo yo kuyobora intekerezo z'abandi mu ijuru no ku by'ijuru, ku murimo Yesu ari kudukorera mu ijuru n'umurimo tugomba kumukorera hano ku isi. Iyo umujakazi w'Imana yabaga ari mu bigeragezo, ngo yirindaga kuvuga amagambo yo guca intege abandi, ahubwo ngo yaganiraga ku by'ijuru. Hepfo, itanura ryo kutweza rigambiriye kudukuraho inkamba. Igihe uweza azabona ishusho ye igaragara neza muri wowe, azagukura mu itanura. Burya itanura ryo kutweza rigambiriye kudukuraho inkamba. Ngo ni ryari tuzava muri iryo tanura? Ni igihe uweza, ubwo n'Imana cyangwa Yesu, azabona ishusho ye igaragara neza muri wowe. Mbega yakureba akabona, akibonamo, akakwibonamo, akabona ufite umutima nk'uwe, akabona ufite kwihangana nk'uwe, akabona ufite urukundo nk'urwe, akabona imico yawe n'iya Yesu bisa bimeze kimwe, ngo azagukura mu ruganda. Ntabwo uzarekerwamo ngo ukongoke cyangwa ngo ukomeze guhangana n'ikigeragezo gishaririye igihe kirekire kirenze igikenewe mu kwezwa kwawe. Ariko ni ingenzi ko wowe wemera kunyura mu nzira uweza yaguhitiyemo, kugira ngo umurike ishusho y'Imana, kugira ngo wezwe, ubonezwe, ukurweho buri kizinga na buri nenge yose, ku buryo nta n'agasembwa kazasigara mu mico yawe ya gikristo. Nta n'agasembwa. Iyaba Imana yagufashaga ukemera guhitamo ko ubushake bwayo n'umurimo wayo byuzurira muri wowe, ubura amaso urebe Yesu ariho, urebe Yesu ariho, aragukunda, agufitiye impuhwe kandi azakwikorerana n'imitwaro yawe yose y'amaganya n'ibikuburagiza. Numusanga ukamutura imitwaro yawe yose, yasezeranye ko atazigera gusiga cyangwa ngo agutererane abantu bose, ngo aterane abantu bose bamwiringira. Yesu ntabwo ajya asiga abantu bose bamwiringira, ntaje n'abatererana. Hano hirya baravuze irindi jambo ngo iteka ntabwo tuzirikana ko kwezwa twifuza kandi dusonzeye cyane, ndetse tugasenga tugusabana umwete, tuguheshwa n'ukuri n'ubugingo n'ubugiraneza bw'Imana mu buryo tutari twiteze. Kwezwa dushaka, kwezwa dukeneye, baravuze ngo tuguheshwa n'ukuri n'ubugiraneza bw'Imana mu buryo tutari twiteze. Iyo dushaka umunezero haza umubabaro. Iyo twiteze kubona amahoro, akenshi duhura n'ibicantege no gushidikanya, kuko akenshi tujya twisanga mu kigeragezo tutashobora guhunga. Muri ibyo bigeragezo niho tubonera ibisubizo by'amasengesho yacu. Kugira ngo tubashe kwezwa, bisaba ko tunyuzwa mu muriro w'umubabaro, maze ubushake bwacu bugahuzwa n'ubushake bw'Imana. Imana ije ibona ko ari iby'agaciro kubanza yaducisha mu ishuri ritwigisha ikinyabupfura, ishuri dukeneye cyane kuko ridutegurira kwakira umugisha twifuzaga. Burya ngo Imana itunyuza mu ishuri kugira ngo twigiremo ikinyabupfura. Ntabwo tugomba gucika intege ngo duhe urwaho gushidikanya, kandi ngo dutekereze ko amasengesho yacu yatumviswe. Tugomba kwishingikiriza cyane kuri Kristo, kandi ibyacu tukabiharira Imana kugira ngo isubize amasengesho yacu uko ishaka. Imana ntabwo yasezeranye ko izaduha imigisha yayo binyuriye mu miyoboro twiteguriye. Ntabwo Imana ije itegekwa n'amarangamutima yacu. Ntabwo izaduha ibisubizo binyuriye mu miyoboro twiteguriye. Imigambi y'Imana ihora iteka ari myiza, kabone nubwo tutajya tuyisobanukirwa. Gutungana kw'imico ya Gikristo gushobora kugerwaho gusa binyuze mu miruho, intambara no kwiyanga. Ibi kenshi ntitujya tubizirikana ngo dutekereze ku mubabaro, kandi kenshi utinda kurangira tuzanirwa n'inzira tunyurwamo yo kwezwa, kwa kundi dukeneye kugira ngo tubashe gusa n'ishusho ya Kristo. Imana kenshi isubiza amasengesho yacu mu buryo tutakekaga. Iducisha mu nzira y'ibigeragezo bikomeye kugira ngo bihishure ibiri mu mitima yacu, kugira ngo irusheho guteza imbere imico ya Gikristo. Izaducisha mu bihe bizadusaba imihati myinshi kugira ngo kwizera kwacu gukomeze kuba kuzima. Reka duhorane mu ntekerezo uko impano y'Imana y'Umwuka Wera ari y'agaciro katagerwa, kandi ko tutagomba kunambuka bitewe n'uko ibigeragezo byo kudusuzuma bitugezeho, kabone nubwo byatubabaza ndetse bigatuma dusuzugurika. Reka bana b'Imana mwumve ko umugambi w'ibigeragezo ni ukudutunganya. Uwo ni umugambi wa mbere, ni ukudutunganya ngo tuvanemo inarije, tuvanemo imico idatunganye, tuvanemo ngo n'agasembwa nubwo kaba ari gatoya. Tuzagera mu ijuru ngo dushitse, ngo Yesu yatureba akatwireberamo, yakureba akabona ari we ugaragaye. Ubwo rero ibigeragezo, umugambi wa mbere ni uwo kutweza. Uwa kabiri
bishobora kuza. Hari igihe abantu benshi baje batekereza yuko iyo ibigeragezo bije byaba ari uko wenda Imana yabonye ko ari abanyabyaha cyane maze nabwo bikabaca intege, ariko oya, hari ahandi nasomye ko ngo igihe Imana yemeraga ko Yohana aja muri gereza akageragezwa, yarangiza agafungwa akanapfira muri gereza, ngo Yesu yabikoreye ibintu bibiri, ngo ni uko yari azi ko Yohana azabyihanganira, ngo icya kabiri ngo kwari kugira ngo azabe icyitegererezo ngo cy'abandi bazageragezwa bakanyura mu nzira nk'iye, nibabona ukuntu Imana yemeye ko umugaragu wayo ukiranuka wabaye integuza ya Yesu apfira muri gereza, Yesu ntamutabare kandi yari afite ubushobozi, ngo bazamenye ko nabo igihe bari mu mibabaro bitatewe n'uko Imana yabaretse, bitatewe n'uko Imana ibanga, ahubwo byatewe n'uko Imana izi yuko bashobora kubyihanganira ngo bazabere n'abandi icyigisho. Hari igihe Imana ikugira intego y'abandi kugira ngo abandi ube akabarore, ube icyigisho, kuko umuntu yigira mu gitabo agasoma ibya Yobu, nawe abaturanyi bawe, abavandimwe bawe, abakuzi, abo musengana baje bakomezwa nuko nawe ukomeye, ukaba nk'icyigisho, ukaba imfashanyigisho Imana yigishirizaho, maze ikemera guca muri iyo mibabaro. Ntabwo kugeragezwa ari ibimenyetso by'uko umuntu Imana yamwanze. Reka tubisome na hano mu gitabo cyo kubana n'Imana buri munsi 12. Ubuzima bw'umuntu bwose ntabwo bugizwe n'ibyanya by'inzuri zinejeje hamwe n'amasoko afutse gusa, ahubwo ibigeragezo n'urucantege bija bitugota. Ubuzima ngo abantu banyuramo, ubuzima bw'umuntu ntabwo bugizwe n'ibyanya binejeje by'inzuri zinejeje hamwe n'amasoko afutse gusa, ahubwo ibigeragezo n'urucantege bija bitugota. Ubukene bukaza maze tukibona mu bikomeye, umutima namucika intege maze tugatekereza ko izo ngorane zitewe nuko twagiye kure y'Imana. Mwumve ukuntu Satani ajya yegera abantu, umuntu agatekereza ngo kandi ibi byose bimbayeho kubera ko twagiye kure y'Imana, kuko iyo tuza kuba tugendana nayo bitajyaga kutubaho. Gushidikanya no gucogora byuzura imitima yacu, maze tukavuga tuti Imana yaradutereranye, ntabwo ikitwitayeho. None kubera iki yemera ko tubabazwa bene aka kageni? Ntabwo idukunda, kuko iramutse idukunda yadukiza ingorane n'ibirushye. Ngo kuko benshi bajya bacika intege, kumva baranabiganiriye bati se ni gute Imana yabiriho ikunda abantu, kemera ko umwana wanjye arwara kandi akanapfa, kemera se ko amatungo yanjye yose anyagirwa rimwe? Oya, ntabwo Imana itunyuza mu bihe byiza igihe cyose. Yiza kuba yarabikoze ityo bitewe no kumva twihagije, twajyaga kwibagirwa ko ari umufasha wacu. Burya ngo Imana ngo hari igihe ikavuga iti abantu babaye mu buzima bwiza gusa ntibamenya ko ibyo bafite ari ibibaha, ntibamenya ko ariyo bakesha kubaho. Imana isonzeye kutwiyereka no kuduhishurira ubwinshi bw'ubutunzi yaduteganirije, akaba ariyo mpamvu yemera ko ibigaragazo n'urucantege bituzaho kugira ngo twisobanukirwe uburyo turi impeza amajyo, kandi twige kujya tuyiyambaza ngo idufashe. Ishobora gutuma amasoko afutse atemba mu gitare cyumakaye. Urumva ko Imana isonzeye kutwiyereka, ikatwereka n'ibyo mu ijuru, ikatwereka ibiruta ibyo dufite, ariko kugira ngo amaso yacu ahumuka birebe, ngo rimwe na rimwe ibigaragazo nibyo bizamura umuntu bikamugeza ku Mana. Ntacyo tuzigera tumenya kuri ibyo kugeza ubwo tuzaba turi kumwe n'Imana imbona nkubone. Hari byinshi tutazamenya n'umugambi wabyo, tukazamenya amabanga yabyo tugeze mu ijuru, ubwo tuzayireba nk'uko itubona kandi tukayimenya nk'uko ituzi, tukamenya ubwinshi bw'imitwaro yatwikorereye, tukanamenya ubwinshi bw'imitwaro yajyaga kutwikorerera inezerewe. Iyo tuba twarayizanye imbere yayo dufite kwizera nk'uko umwana muto. Kugira ngo hari n'imitwaro Imana iba yaratwikorereye ariko tutajya tuyimenya kuko tutajya tuyijyanira Imana. Urukundo rw'Imana rugaragarira mu byigirira ubwoko bwayo, kandi dukoresha amaso akerebutse kandi abona neza mu biturwanya, mu burwayi, mu rucantege, mu bigeragezo. Tugomba kuboneramo umucyo w'ubwiza bwayo umurika mu maso ha Kristo, kandi tukiringira ikiganza cyayo kituyoboye. Burya baravuze ngo urukundo rw'Imana rugaragarira mu byo igirira ubwoko bwayo, kandi dukoresha amaso akerebutse kandi abona neza mu biturwanya, mu burwayi, mu rucantege,
mu bigeragezo tugomba kuboneramo umucyo w'ubwiza bwayo umurika mu maso ha Kristo, kandi tukiringira ikiganza cyayo kituyoboye. Nyamara ikibabaje ni uko akenshi tuyibabaza umutima kubwo kutizera kwacu. Ngo nicyo kijya kiyibabaza, tukabura kwizera, tukaganira ibicantege. Imana ikunda abana bayo kandi isonzeye kubaho n'abanesha urucantege Satani abazanaho. Ntugahurwaho na ruto kutizera, ntugakabye ingorane zawe uzishonyagiza. Ibuka urukundo n'ubushobozi Imana yerekanye mu bihe byashize. Noneho ibigeragezo igihe cyose waba ubirimo, gutekereza ngo wenda ngo Imana ngo ni ukwikwanga ngo uyigukunda ntibyari kukubaho, ni ibicantege bya Satani. Hari n'abajya babandi bameze nk'imbuto zaguye ku kara, ngo nizo iyo imbuto iguye ku kara ngo izuba iyo rivuye kuri yo ngo iruma, kandi ku kara urumva izuba, ngo izuba n'ibigeragezo. Baranditse hano ngo paje 21 imigani ya Kristo umuzingo, kino gitabo gishya 21. Izuba ry'impeshyi ry'igikatu ritera imbuto gukomera kandi rigatuma ihisha vuba. Izuba ry'igikatu rifite imbaraga ritera imbuto yashoye imizi gukomera kandi igahisha vuba. Ryica imbuto itarashoye imizi, bityo udafite imizi muri we yihangana igihe gito. Udafite imizi yihangana igihe gito, ariko iyo habaye amakuba cyangwa kurenganywa bazira iryo jambo, uwo mwanya birabagusha. Benshi bakira ubutumwa nk'uburyo bwo guhunga umubabaro. Benshi baje bakira ijambo ry'Imana bakajya mu iyobokamana bazi ngo bari guhunga umubabaro, ngo nibagera mu Mana imibabaro irabishize. Benshi bakira ubutumwa nk'uburyo bwo guhunga umubabaro aho kuba uburyo bwo kuva mu byaha. Buryo ubutumwa bwiza reka mbabwire ni ubuhungiro bw'ibyaha, naho umuntu ahunga gukora ibyaha, ntabwo ari aho umuntu ahungira imibabaro. Tugomba kujya tuza tujye gukira ibyaha. Rero baravuze ngo bishimira ubutumwa igihe gito, kuko bibwira ko idini ishobora kubarinda ingorane n'ibigeragezo. Ngo bazi ngo idini irinda abantu ingorane n'ibigeragezo. Iyo mu buzima bwabo bamerewe neza, bagaragara nk'abakristo bashikamye. Benshi iyo bamerewe neza bajya gusenga banezerewe, bameze neza. Ariko iyo bageze mu kigeragezo, mu gihe cy'ibigeragezo, baracogora. Iyo ijambo ry'Imana ritunze n'urutoki icyaha cyabaye ikigugu, cyangwa se bagasabwa kwizinuka no kwitanga, barananirwa. Abantu benshi nuko bameze. Benshi basenga byaramutse neza, wabasura bakaza gusenga, waba utabasuye nuko bagasubira inyuma. Benshi nuko bameze nk'imbuto ziri ku kara, izuba ngo iyo rivuye ziruma kuko zidashinze imizi. Ariko izuba imbuto yashinze imizi, kuko hirya baravuze ngo imizi ihishwe hasi mu butaka niyo igaburira igihingwa. Kandi bityo umukristo nawe nuko ubuzima mu iyobokamana bugaburirwa n'ubumwe butagaragara agirana na Kristo kubwo kwizera. Ariko bameze nk'izateye ku kara bagengwa n'inarije aho gutega amakiriro kuri Kristo. Abameze abo ku kara rero, bana b'Imana, naho mu butaka bwiza bo mwumve, mu butaka bwiza ngo ntabwo ari ufite ubutaka bwiza si umutima. Baravuze ngo paje 29, umutima utaryarya kandi mwiza uvuga mu mugani w'umubibyi si umutima utagira icyaha. Hepfo baravuze ngo abagereranywa n'izabibwe ku butaka bwiza ntibakira iryo jambo nk'aho ari ijambo ry'abantu, ahubwo baryemera nk'uko ari ijambo ry'ukuri ry'Imana. Uwakira ibyanditswe byera nk'aho ari ijwi ry'Imana rivugana nawe, niwe mwigishwa nyakuri wenyine. Iryo jwi ry'Imana rimuhindisha umushyitsi, kuko kuri we ari ukuri kuzima. Yugurura imyumvire ye n'intekerezo ze akaryakira. Hepfo, kumva iryo jambo cyangwa kurisoma gusa ntibihagije. Ushaka kungukira mu byanditswe byera agomba gutekereza cyane kuri uko kuri yabwiwe. Agomba kumenya ubusobanuro bwimbitse bw'amagambo y'ukuri, yita cyane ku byo atekereza kandi asenga. Baravuze ngo maze akera imbuto. Abamaze kumva ijambo bakarikomeza bazera imbuto mu buryo bwo kumvira. Ijambo ry'Imana ryacengeye mu mitima yabo rizigaragarira mu mirimo myiza. Ingaruka zaryo zagaragarira mu kugira imico n'imirongo ya Kristo. Hepfo, akenshi ijambo ry'Imana riza risakirana na kamere ndetse n'imico umuntu yamenyereye mu mibereho ye. Ariko wumva agereranywa n'ubutaka bwiza,
mu kumvira iryo jambo yemera ibyo rivuga n'ibyo risaba byose. Ingeso ze, imico ye n'ibyo akora atuma byubahiriza iby'ijambo ry'Imana rivuga. Uko abibona, amategeko y'umuntu upfa kandi ucumura ni nk'ubusa yagereranije n'ijambo ry'Imana ihoraho. Ashaka ubugingo buhoraho n'umutima we wose, no kugambirira kudafata imbu zombi, kandi azumvira ukuri naho byamusaba ikiguzi cyo guhomba, gutotezwa cyangwa n'urupfu. Azumvira ukuri, ijambo ry'Imana ararikurikiza nubwo byamusaba guhomba, nubwo byamusaba n'urupfu, kandi yera imbuto kubwo kwihangana. Ntawakiriye ijambo ry'Imana n'umwe wasonewe kugerwaho n'ingorane. Iri jambo muryumve neza bavandimwe munkurikiye. Ntawakiriye ijambo ry'Imana n'umwe wasonewe kugerwaho n'ingorane ndetse n'ibigeragezo. Ariko iyo habayeho kubabazwa, umukristo nyakuri ntahungabana, ntashidikanya cyangwa se ngo yihebe. Nubwo tutabona ingaruka z'ako kanya cyangwa ngo duhite tumenya umugambi w'igeno ry'Imana, ntitugomba gutakaza icyizere. Nubwo waba uri mu kigaragaza utazi umugambi wacyo, baravuze ngo ntibikavane icyizere mu mutima wawe. Iyo tuzirikanye impuhwe z'Uwiteka, tumutura amaganya yacu yose, maze tugategereza agakiza ke twihanganye. Imitwaro ubiragiza Imana, ukayibwira ibyo idashoboye, ugategereza igisubizo cy'Imana wihanganye. Ntibiguce intege, bigatuma mu bihe byose waba urimo. Muri iki gitabo niho bavuze, hari isomo twasomye mu gitabo cy'Abakorinto ngo Imana izajya ica akanzu, ngo izakira umuntu akanzu. Iyo uri mu kigeragezo, ngo ujya wihatira kurebera ibintu mu ruhande rwiza, we guhora ureba habi gusa. Hari igihe ugaragazwa n'umwana ukubereye ikigeragezo, ariko mwene nyina wari umwana muzima. Uje ureba icyo cyanzu Imana yagusigiye. Hari igihe ubura umurima ariko ukaba ufite inzu, iyo nzu ni icyanzu. Hari igihe ubura umwana ukaba ufite umugabo, uwo mugabo ni icyanzu. Hari igihe ubura akazi ariko ufite abavandimwe, ubwo aho naho ni icyanzu. Baranditse muri kino gitabo mu cyigisho kitubwira ngo umunezero, reka mwisome 665, intekerezo, imico n'ubumuntu. Baravuze ngo imibereho yo muri Kristo ni imibereho y'amahoro. Muri Yesu, iyo umuntu ari muri Yesu agira amahoro. Burya amahoro rero atandukanye, ni ukuvuga ngo bya bigeragezo bikora ku mubiri, ariko umutima ugakomeza ukagira amahoro. Yesu icyo yasezeranye ni ukurinda n'umutima, ngo Satani atawanduza akaburasa nk'imyambi yo kuwubuza amahoro. Iyo uri mu Mana ugira amahoro yo mu mutima. Imibereho yo muri Kristo ni imibereho y'amahoro. Imidugararo, kutanezerwa, guhangayika bigaragaza ko umuntu atagira umukiza. Buriya ibi nawe wisuzumye mu mutima wabimenya. Imidugararo, kutanezerwa, guhangayika bigaragaza ko umuntu atagira umukiza. Niba Kristo aba murimo, imibereho izuzurwamo n'ibikorwa byiza kandi biboneye mukorera shobuja. Muzibagirwa kwiyitaho kandi muzagenda murushaho kwiyunga n'umukiza wanyu mukunda. Imico yawe izasa niye, kandi abakuzengurutse bose bazamenya ko wabanye na Yesu kandi ko wigiye mu ishuri rye. Buri wese muri we afite isoko y'umunezero cyangwa y'umubabaro we. Burya umunezero n'umubabaro kugira ngo umuntu awugire, ushatse muri wowe. Nta wundi muntu wazanamo umunezero, nta n'undi muntu wazanamo umubabaro. Abantu benshi bajya batekereza ko imibabaro bayitewe n'abandi, ariko ngo agasoko ukanze wakanda buto hakaza umunezero muri wowe. Intekerezo zawe wazerekeza mu munezero cyangwa se ukazikuramo. Baranditse ngo buri wese muri mwe afite isoko y'umunezero we cyangwa y'umubabaro. Aramutse abishatse ashobora kuzamuka akaja hejuru y'ibyiyumviro bipfuye, aribyo bikunda kuba ku bantu benshi. Ibyiyumviro bipfuye, hari ukuntu nahoze nsoma mu gitabo kimwe ngo ntukemere ko ibibazo wiriwemo mu munsi ngo bijyana mu buriri ugiye kuryama. Ngo uje kuryama ngo wamagane intekerezo mbi ngo zisigaye muri saro we kuzijyana mu gitanda. Ngo intekerezo ngo uzirwanya ngo werekeze intekerezo mu cyerekezo cyiza. Baranditse ngo umuntu aramutse abishatse ashobora kuzamuka akaja hejuru y'ibyiyumviro bipfuye, aribyo bikunda kuba ku bantu benshi. Ariko igihe yiteye ikizinga ubwe ntacyo Imana yamukorera. Satani azatwereka imishinga ireshya kugira ngo aduhumishe, ariko tugomba guhora duhanga amaso ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Reka bana b'Imana
umunezero w'umuntu buri wese awifitiye ubwe ku rwe ruhande. Reka nihute na hano hirya 500 icyigisho baravuze ngo paje 837, igihe cyose uzaba ukiriho jya ugira intego mu buzima. Umva uko wakwifata mu gihe cyose waba uri ku isi. Igihe cyose uzaba uri ku isi jya ugira intego mu buzima. Izengurutse izuba ntugizengurutse ibicu. Ihatire kuba ururabyo rutoshye kandi rwiza mu busitani bw'Imana. Ukwirakwiza impumuro nziza ku bakuzengurutse. Kora ibyo ntabwo uzapfa imburagihe. Ibiramambe iminsi yawe izagabanywa no kwivovota. Mu gihe imibabaro yawe n'ibikuburagiza n'ibikurushya aribyo wagize ibiganiro byawe bya buri munsi. Kugira ngo hari abantu benshi ibiganiro byabo bya buri munsi ni imibabaro yabo, bavuga ingorane bafite. Nasomaga umuntu umwe muri kino gitabo w'umugore ngo wari ufite umugabo wari umuguye nabi, umugabo w'umunyaburakari, umugabo umutoteza. Uyu mugore nawe kugira ngo abyihanganire, bavuzemo ijambo rikomeye. Baranditse 134 kino gitabo cyo bihamya umuzingo wa 4. Baravuze ngo wakujije urwango wanga umugabo wawe. Umugabo ngo yari mubi kamugerageza mu rugo, uyu mugore ngo aramwanga. Wakujije urwango wanga umugabo wawe, n'abakugiriye nabi, ariko wirengagije aho wacumuye ibintu ukarushaho kubikomeza ukabihindura ibibi cyane. Wagaragarije abantu bose baguhemukiye umwuka w'ubusharire, maze intekerezo zawe zitwarwa no kugaya abandi no guhora ubakiraho iteka. Ibi ngibi byakuruhura umutwaro wo ku mutima akanya gato. Burya kwihorera kwanga abakwanga byakuruhura akanya gato, ariko byo byasize inkovu ihoraho mu mutima wawe. Ururimi nirwo rugingo ruto, ariko wagumye kurukoresha nabi kugeza ubwo ruhinduka umuriro ukongora hepfo. Rwahindutse umuriro ukongora. Reka nsome hano hirya baravuze ngo wemereye intekerezo zawe guhindurwa n'ibigukikije. Reka buri munsi gusenga no kuba maso bibe umurinzi wawe. Nibwo abamarayika b'Imana bazagukikiza, bamukumurikishiriza umucyo w'agaciro mu ntekerezo zawe. Baravuze ngo wemereye intekerezo zawe guhindurwa n'ibigukikije. Reka buri munsi gusenga no kuba maso bibe umurinzi wawe. Nibwo abamarayika b'Imana bazagukikiza, bakumurikishiriza umucyo w'agaciro mu ntekerezo zawe, kugira ngo bakuzamurishe imbaraga y'ijuru. Ugomba guhindura imibereho y'abana bawe n'imibanire yawe nabo, kugira ngo ujye ugendererwa nabo n'abamarayika bera, maze bakongerera imbaraga no kurushaho guhindura ab'umuryango wawe nk'uko Imana ishaka. Iyo ugerageje kwirwanirira, abamarayika bo mu ijuru barakureka urwo rugamba ukarwana wenyine. Abana bawe ni byinshi bavuze. Burya ngo iyo umuntu avuga ibintu akirwanirira, agahora yizengurukije imibabaro ariyo aganira, ngo abamarayika baramwivumbura bakigendera. Ababaho mu buzima bwabo bafite intego, bashaka gukora ibyiza bagenzi babo, bashaka kubaha umucunguzi wabo no kumuhesha icubahiro, ni ukuri nibo bantu bishimye ku isi. Mu gihe abantu bahora bivovota barakaye, bahora iteka bashakisha ibi na biriya, bibwira ko babikuramo umunezero, kenshi babona ibyo batari biteze. Bahora iteka bumva hari icyo babuze, ntibigera banyurwa kuko babaho imibereho yo kwigerebaho gusa. Muhe intego yo gukora ibyiza, yo kuzuza mukiranutse inshingano zibareba zo mu buzima. Igihe cyose uzaba uri gukora ibyiza ubikorera n'abandi, uzabaho ufite intego, kandi bizagufasha no muri ubu buzima. Bizatuma n'ibigaragaza unyuramo bitaguca intege. Ngaho Imana igufashe, Imana ibane natwe, idushoboze kwemera kunyura mu ishuri ry'ibigaragazo byo mu isi dufite kwihangana. Tumenye ko ibigaragaza atari ikimenyetso cy'uko Imana itwanga, ahubwo twihangane. Tumenye ko ari ibyo kudutunganya mu mico, ni ibyo gutuma twezwa. Kandi idini iyobokamana y'ukuri ntabwo ituma uyakiriye ngo yibwire ngo Imana imukijije ingorane n'ibigaragazo, ahubwo ibiramambu ufite imizi, udagira imizi mu by'umwuka, ngo niwe izuba rirava agacika intege, ariko ufite imizi ntajya acika intege. Imana idushoboze kwihangana. Yesu nagaruka azaduhemba ubugingo, azasange twarihanganiye ibitugaragaza, maze azaduhemba ubugingo buhoraho. Twe kuzacika intege, ahubwo buri wese iby'Imana yemera ko anyuramo mu buzima, Imana izadushoboze kubivamo tutanduye,
tudacitse intege, ahubwo dutunganye, tutabuzeho na gato mu mico, tubisabye mu izina rya Yesu.